Minembwe irinzwe kandi ntawe uzayidukuramo. Irinzwe n'Imana yayiremye, Imana ya basogokuru, Imana y'inganji. Yes, uwo ni Freddy Kaniki, ngira ngo wamwumvise uko yaratangiye akubwira yuko ibintu byifashe mu Minembwe. Hanyuma reka nkwifurize ikaze muri iki kiganiro, ndetse nkwerekeze ku mirongo y'urugamba uko biri kugenda muri iki gitondo, ndetse kandi iri jambo ndanari gushyiriramo uryumve, wumve Freddy Kaniki uko yagejeje ijambo ku bantu bo mu Minembwe. Ku mirongo y'urugamba uko byifashe muri iki gitondo, ese bari kurwanira he nyuma yo gufata Pwezero, intare za Sarambwe ndetse n'amadubu. Kuri ubu ngubu barishimye cyane, baravuga bati ahangaha ni Imana yadushoboje, ariko imbaraga zacu nazo zabigezemo uruhare. Abayobozi batandukanye ba AFCM 23 ndetse na MRDP twirwaneho bakomeje guha felicitation, niko nabivuga, cyangwa se kwishimira intsinzi ya Pwezero. Pwezero ni igice kiri au centre y'inzira zose zishobora kuba zajya mu Minembwe ndetse no kujya Baraka, aho hose Fizi, aho hose rwose birumvikana yuko izo nzira bangeye gusa nkaho bazifungura. Ngira ngo wabonye amashusho y'uburyo muri Pwezero bahafashe, ndetse rwose ni operation itari yoroshye, ariko bahafatiye ibikoresho, bahafatiye ibiribwa, ibintu byose kabisa babifashe. Bigaragara yuko ibintu bashobora kuba bafatiye hariya bishobora kubaha ubushobozi bwo kuba babikoresha igihe kirekire. Ibiribwa byo rwose banarya igihe kirekire nta kibazo. Rero bakuriye imishwaro. Ese muri iki gitondo bari kurwanira hehe? Ibyo byo reka mbikubwire. Bafashe Pwezero, bafata za Rwitsankuku, bafata n'ibindi bice. Kuri ubu ngubu nkubwira hari n'utundi duce bafashe muri iki gitondo, bari gukubura, bari gushyiramo umweyo bagakubura, kuko bari kwirukanka pe, iri kwirukanka cyane, iri kwirukanka. Kuri ubu ngubu rero ngaho aho imirwano iri kubera muri iki gitondo, babyutse basakirana mu buryo bukomeye cyane. Hariya muri iyi misozi ya Gakenke babyuka basakirana, aho bita Muko babyuka basakirana na Nyaruhinga, ariko Nyaruhinga yo bakuyemo aduyi rwose. Ubu ngubu yagiye ubu ngubu rwose. Nyamyanda niho bageze barwana, bari kurwana ahantu bita Nyamyanda, niho bari kurwanira. Nyaruhinga yamaze kuvamo, ndetse na Muko bamaze kuba bakura, bari kubirukansa mu buryo bukomeye cyane. Ubwo rero bari kuvuga bati ahantu tugomba kugera ni Baraka. Biragaragara ko nayo izavamo vuba. Drone biravugwa yuko yongeye gukubita ibaraka. Abana yabarindemuye ku buryo uvuga uti ese aba bantu bari gupfira iki? Ese abarundi barapfira iki? FRDC, umuntu wavuye Kasai, musirikare wavuye Kasai, musirikare wavuye ayo kure, urarwanira iki? Urarwanira iki rwose ko uri muri gupfa, muri gushira? Icyo ngicyo nawe wakibaza icyo barwanira. Ubwo nyine nta kundi, reka barwane, nicyo baziye gukora. Ariko biragaragara yuko bari kuhashirira pe. Uburundi rero buri gutakaza, ndetse na FRDC iri gutakaza, P5 iri gutakaza. Kuri ubu ngubu bavuga uti nyamuneka iyi coalition yagowe. Drone kugira ngo bakuremo hano Pwezero bakoresheje drone zirarasa. Ubwo ngubwo ni ukuvuga ngo MRDP twirwana na M23 ikintu bita drone baragifashe. Bavuga bati reka zitujye imbere, zijye zirasa natwe turasa, nk'uko nabo babibakoraga. Ese ntibabibakoraga? Ntibabarasaga amadrone bakaza bakinjiramo bahunze? N'abandi rero nuko ziri kubirukankana drone, ziri kubirukankana pe, ziri kubirukankana mu buryo bukomeye cyane. Rero ngiyo Pwezero yavuyemo. Ubu ngubu ingabo za MRDP twirwaneho ndetse na M23 zirashima cyane. Pwezero ni agace gaherereye hariya mu misozi miremire hariya rwose. Urabona yuko udusozi dukikije Minembwe, karimo udusozi dukikije Minembwe. Rero
harimo n'udusozi twa Mikenke, Gipupu, Mika, Mwenga, utwo dusozi twose urabyumva ko dukikije Point Zero. Rero nanone ku bigendanye n'urugamba mbanze nanone nkuciremo ku bigendanye n'urugamba hano reka tuhite icya kabiri, sibyo? Duhite mu cya kabiri, ni ahantu h'ingenzi cyane uba ufite ubushobozi bwo kugenzura ingendo zose z'imodoka zijya n'iziva mu Minembwe no muri Itombwe, aho hose uba uri kuzigenzura neza cyane. Abahazi murabizi ku bigendanye n'igisirikare ahantu ni sawa cyane, ndetse uba ureba imisozi yose, uhagaze kuri uwo musozi hariya kuri anteni uba ureba imisozi yose. Ubwo rero kugenzura Point Zero biraho ubushobozi bwa twirwaneho kuba yagira muri iyo misozi yose ihakikije, byaba iri mu burasirazuba cyangwa se mu burengerazuba, byaba iri mu majyepfo, aho hose bagomba kuba bahareba neza cyane. Rero by'umwihariko mu duce turimo nka Murima cyangwa se kwa Murima ko bahita kwa Murima, Rusuku, Karungi, nako Kanguri na Kiyere, utwo duce dutuyemo ababembe cyane, tuyemo ababembe. Urumva rero utwo duce turagenzurwa na Point Zero. Ufite Point Zero aho ngaho rwose ubahagenzura muri iyo misozi neza cyane, aho ni mu burasirazuba bwa Minembwe. Uri kubyumva neza. Nanone kandi buriya Point Zero ni urufunguzo rw'inzira zerekeza Ibaraka nkuko nabikubwiye, kandi Baraka niho bari guhungirishiriza ibikoresho, niho bari abasirikare bari guhungira ibintu byose, ariko ibikoresho byo byinshi bamaze kubita bigendeye. Urumva rero aka gace ni nako kariho icyo twita iminara y'amasosiyete, niba wabonye ku munara hariya nka Vodacom nihiri. Urumva rero itumanaho ryose uba urigenzura neza cyane hariya kuri Point Zero. Urumva rero niyo itanga imiyoboro hariya imisozi kuva Bijombo kugera Rugezi, ukava Mikenke ukagira Miki, aho hose rwose niko biba bimeze. Ubwo rero nuko nguko ngira ngo, kandi nari nkubwiye ko ari kurwana muri iki gitondo, ndetse bakomeje kugenda birukankana coalition, ariko kandi abayobozi batandukanye bakomeje guha felicitation MRDP twirwana ndetse na M23, ndetse kandi reka ngaruke kuri Freddy Kaniki rwose nawe wakomeje no gukangurira abandi bantu kuza bavuga bati muze, avuga ati ni muze, kuko ntago wafata ibi bice ngo bibure abaturage babibamo. Muze turwane tuhafite, turwanire gakondo yacu tuyirimo. Ubwo rero reka nanone kandi tumwumve. Bene data Banyamurenge, bavandimwe bacu dusangiye byose, gupfa no gukira ndetse n'akazoza, baturage bacu mwese mutuye muri Haut Plateau, namwe inshuti zacu, murabizi neza ko tumaze iminsi turi mu bihe bidasanzwe, twicwa umusubirizo kandi twicwa isi irebera. Mu minsi ishize twababwiye ko nubwo ibihe bigoye kandi bikomeye, ariko ko Minembwe irinzwe kandi ntawe uzayidukuramo. Irinzwe n'Imana yayiremye, Imana y'abasogokuru, Imana y'inganji, irinzwe n'abo yabyaye, kandi ntawe uzayituvanamo, kubera ko turwanira ukuri, kandi kubera ko turwanira uburenganzira bwacu, uburenganzira bwo gutura muri gakondo yacu, n'uburenganzira ubwenegihugu bwa Kongo butwemerera. Uyu munsi ndagira ngo mbagezeho inkuru nziza yururutse imitima yanyu. Mwabibonye ko tutazemera ko inkora amaraso zigera ku migambi zacuze yo kuturimbura. Iri joro ryakeye ingabo zatwirwaneho niza M23 n'abayobozi bazo zifatikanyije zashubije umwanzi nyuma wari waje kuturimbura, kutwangiza, kutunyaga ndetse no kutwambura agaciro kacu. Uyu munsi ibirindiro by'umwanzi, abicanyi ruharwa aribo FRDC cyangwa se igisirikare cya Kongo, FNDB igisirikare cy'u Burundi, FDLR n'abazalendo ndetse n'abacancuro barashwe, birukanwa mu mihana bari bamaze iminsi barigaruriye,
ariyo Karingi, Mikenke, Gitavi, Irundu, kuri Karongi, Gakenke, Rubemba, Bicumbi, Baruta, Rwitsankuku ndetse na Point Zero. Aha hose bari bamaze gutwika iyo mihana, kwica abantu, kunyaga no kurya amatungo, kwangiza ibikorwa remezo nk'amashuri, amavuriro ndetse n'ibindi bikorwa remezo bitandukanye. Ngabo zacu ndashaka kubashimira ubwitange bwanyu kuguhaguruka mukarengera ababyeyi, mukarengera gakondo, mukitanga mutizigama kugira ngo twese ndetse n'urubyaro rwacu tuzakomeze kuba muri gakondo yacu. Turashimira abantu bose babigizemo uruhare, ubuyobozi bwa Alliance Fleuve Congo, bwa ubuyobozi bwa gisivile cyangwa se bwa politike cyangwa ubuyobozi bwa gisirikare, ubuyobozi bwa MRDP twirwaneho, abashefu bose, abarwanashaka, abakozi b'Imana mwasengeye iki kibazo, ariko n'abandi bose bakoze iyo bwabaga bakitanga bagatanga n'ibyabo kugira ngo uyu mugambi w'ababisha utagerwaho. Ariko kandi ndabibutsa ko kugira ngo duhakikishe ko umwanzi atageze ku mugambi we, kandi ko no mu gihe yacura umugambi wo kugaruka nanone yakomeza gutsindwa, birasaba ko twikubita gashi tugataha. Igihugu gituzwa n'abagituyemo, ntabwo twakomeza kurwanira igihugu tutakirimo. Intwaro nini yadutuza muri kiriya gihugu ikatwemeza ko kizahora ari gakondo yacu nuko dutaha tukajya kucyubaka. Nimuhaguruke rero dutahe tujye kubaka igihugu, dutahe tujye kororera iwacu, aho turi twaba tumeze neza twaba tumeze nabi, ntabwo dutaha kuko tumerewe nabi, dutahe kuko dufite iwacu kandi aho iwacu hadukeneye. Abasore, nkumi, abagabo, abagore, ababyeyi, nimuhaguruke dutahe. Naratashe ndi mu gihugu, bagenzi banje dufatikanyije uru rugendo baratashe bari mu gihugu, nimutahe mwese twubaka igihugu. Ubukehwa, ubupfubyi, inzara tuzabimara ari uko turi mu gihugu. Umunyamurenge wese aho atuye ugifite imbaraga nahaguruke atahe. Ibikorwa dukorera mu mahanga turashobora kubikorera iwacu kandi tukahateza imbere. Icya kabiri, ndahamagarira imiryango yose tabara imbabare, abagira neza bose hirya no hino ku isi kuza kugoboka abaturage ba Minembwe bashonje bamaze umwaka n'amezi 5 bari muri blocus batewe n'ingabo za FARDC n'ingabo z'u Burundi, abazalendo ndetse na FDLR, ariko kandi n'abacancu. Bakaba bamaze umwaka n'igice batabona ibyangombwa by'ubuzima byibanze. Hakenewe byose uhereye ku munyu, isabune, isukari, ibiryo n'ibindi byose umuntu wese akenera mu buzima bwa buri munsi. Ndahamagarira nanone imiryango iharanira uburenganzira bwa muntu, ibihugu byo mu karere, ubumwe bwa Afrika n'umuryango w'abibumbye kuza gukora iperereza ku byaha bya jenoside n'ibyaha by'ihonyabwoko byakorewe abanyamurenge muri iyi myaka 9 ishize. Ibi bizadufasha kubaka amahoro arambye, ariko no gutanga ubutabera ku bakorewe amabi ndangakamere. Mwibuke ko kubera kudahana aba batwica nibo batwishe mu Gatumba mu 2004, amaraso yarabaryoheye barakomeza. Ubu ibi bigomba gushirwaho iherezo, kubera ko kubaho kwacu na gakondo yacu biri mu maboko yacu. Bavandimwe banyamurenge, by'umwihariko dusangiye gupfa no gukira n'akazoza, iyi mpamagazi muyigiri yanyu, ntimuzuyaze kuko byabarishano kwicuza kandi dufite ubushobozi muri twebwe. Ndabizi ko mwitanze, ariko nimuhaguruke tumaramaze dusoze ikivi, amaraso y'abacu atazatubera inkomyi. Tugira Imana, dufite ubushobozi, tuzarutsinda kandi tuzarutsindana ishema nkuko umuyobozi wacu yasize abitubwiye. Kwirwanaho niyo nzira rukumbi yo kubaho no kwihesha agaciro. Murakoze. Amakuru meza ku ngabo za RDF ziri muri Cabo Delgado nuko nanone kandi AU cyangwa se umuryango w'ubumwe bw'Uburayi uzakomeza gutera inkunga
ubutumwa bw'izi ngabo z'u Rwanda ziri hariya i Cabo Delgado ziri guhashya iterabwoba y'ibyihebe biri hariya. Rero ni mu kiganiro n'abanyamakuru cyabaye ku wa gatanu, nibwo cyabaye ubwo perezida w'iki gihugu yabivugaga, ubwo bita Chapo rwose yavuze ko ibi bikorwa by'ingabo z'u Rwanda ngo bizakomeza guterwa inkunga n'amafaranga ya leta, ndetse kandi n'inkunga itangwa na EU ikaba nayo izajya yiyongeramo nk'uko ngo byagiye bikorwa mu minsi yashize. Rero yagize ati ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda bizaterwa inkunga n'amafaranga ya leta ndetse naturuka mu muryango w'ubumwe bw'Uburayi nk'uko byahoraga. Ibyo bikorwa rwose nk'uko byahoraga bikorwa, ati haba ku Rwanda no ku nzego zacu z'umutekano binyuze mu mahugurwa. Perezida rero Chapo yasobanuye ko EU idatanga inkunga y'ibikoresho bya gisirikare, ko ahubwo ngo ifasha mu gutera inkunga ibikorwa no ku mahugurwa ahabwa izi ngabo ziba zaje kuyobora umutekano cyangwa se zaje kurinda umutekano. Yavuze ko kandi ko muri iki gihe ngo hari ibiganiro biri kuba bigamije ngo kongera amasezerano y'ubu bufatanye hagati y'ibihugu byombi. Uretse kandi ibi bikorwa bya gisirikare, Chapo yanavuze yuko guverinoma ye yiyemeje gushaka inkunga yo kongera kubaka intara ya Cabo Delgado, aho ibikorwa remezo byinshi cyane byasenyutse bigasenywa n'ibitero by'imitwe yitwaje intwaro cyangwa se imitwe y'iterabwoba. Perezida rero wa Mozambique yongeye ko gushimangira ko guverinoma y'iki gihugu izakomeza ngo gukoresha inzira zose zishoboka kugira ngo igihugu cyabo cyongere umutekano urambye cyangwa se cyongere kugira umutekano urambye. Harimo n'ibiganiro bishobora kuba ngo byaba bishobora gutanga umusanzu mu kuba harangizwa ikibazo cy'iterabwoba. Urumva rero niko yavuze, avuga ati biragoye kwemeza yuko iri terabwoba ryarangira, atari niyo mpamvu turukora ibishoboka byose kugira ngo habeho tunarebera uburyo bw'ibiganiro byafasha kurangiza iki kibazo. Icyo kora ati twifuza ko byarangira vuba, ati kukorera amahoro ariyo shingiro ry'iterambere. Nguwo Chapo, perezida wa Mozambique Daniel Chapo niko yabivuze. Reka ngushimire cyane, nkwifurize kugira ibihe byiza.